Amasaha ya saa moya zirengaho iminota mike byari amarira n'agahinda bivanzemo n'akavuyo kenshi ubwo imodoka yafatwaga n'inkongi y'umuriro ubwo yari iri muri feruje. Iyi modoka ya tagisi bakunze kwita twegerane ubwo yari muri feruje ya za Nyabugogo irindiye kugeza abagenzi muri gare. Iyi modoka ya tagisi bakunze kwita twegerane byatangiye icumba umwotsi mwinshi ubwo yari iri muri feruje. Abaturage n'umushoferi basohoka biruka bakizwa n'amaguru. Byatinze imodoka yahise igurumana umuriro mwinshi cyane, abari aho niko gutabarwa na polisi. Byari akavuyo kenshi ku banyamaguru n'ibinyabiziga byahungaga uwo muriro. Ntibyatinze kuko polisi yahise ihagera izimya iyo nkongi ndetse n'abaturage bagerageza kuzimya, dore ko abaturage babanje gukoresha kizimyamoto nto ariko ntibyagira icyo bitanga. Abashinzwe kuzimya iyo nkongi ubwo bahageraga bayizimije, gusa nta kintu na kimwe barokoye dore ko iyi modoka byose byari byahiye. Iyi modoka tutabashije kumenya aho yari iturutse dore ko byari akavuyo kenshi ndetse n'umushoferi nawe akaba yari atibwaye n'abashinzwe umutekano, bikaba bitakunze ko tuvugana. Gusa babibonye bavuga ko iyi modoka ishobora kuba yari ishyushye moteri cyangwa ikaba yari ifite ikibazo cya batiri. Wakwibaza umunsi muri guteza impanuka muri Kigali kuko kuva ku itariki ya mbere tariki 9 kugeza kuri uyu wa gatatu tariki 11 buri munsi hari kumvikana impanuka y'imodoka ihiriye muri feruje za Nyabugogo, ariko ku bw'amahirwe akaba nta muntu yahitanye. Robert Ishimwe, Ijwi ry'Ubumenyi TV, Nyabugogo ho mu karere ka Nyarugenge.